nimba nta mafaranga ufite yo kugura imiti haguruka aho ngaho usohotse byuka ubu ujyana hanze muri jaride. sinshobora gukora ikosa ryo kuvuga ngo hari mwene wabo w'umugabo wanjye waza kuba mu rugo rwanjye yo kwaba no maboko akaza kinjira mu rugo rwanjye ariko ngiye niko mbibona cyeretse niba atari ko biri ngo niko wanjije ubushobozi kandi nkubwire wa mugabo mu cyubahiro wumva wiha wowe wiha udatuma nkwambika amapingu ukagenda gusebya muri rubanda kuko ngiye ningira mu ndica umuntu akabaye uri kunterera warayineye sinaga kwisaba mushiki we napfa nyine nawe nkamwica n'umugabo agahera gereza cyangwa nawe nkamurangiza ubu umukobwa akikora akazi iwabo akaza hano aho kugira ngo mwicare mu ntebe nk'iyi yo muri salo mukaromboreza mu cyumba. Erega buriya dogiteri iyo ufashije umuntu aba agusabiye umugisha ku Mana agafata byoye kuri ni mu mbabarire nubwo numvaga bindenze ndahiye ku izina ry'Imana yo mu ijuru ndagushakira igitanda cyiza maze nshake nimero z'abagabo benshi bashaka abana bato nk'abo kandi bajye batwishyura. ariko mbere uzi ko ujya ko kuri debe urumva ibintu uri kunsubiza kuko hari ahantu biri guhurira ntashake ngo nzamureke ajye kubyara hanze hanyuma se kubizi ko iki kibazo kuko nyifite azabyara nindangiza kumureka hanze azana umwana hanze icyo nshaka nzakigereho bizamahirwe bamukatira imyaka akazaza asanga umuryango wose nawurimbuye warashize ubundi nayo nkashaka uburyo murimbura yamara kuva mu nzira nyine nakikorera bizinesi nakora bizinesi zo gucuruza abana kandi bizinesi iranihuta cyane iranagira igira n'amafaranga menshi kanzani ubwo bugodi none se ke nahise ubwo ngubwo ubundi niba udashaka ko ajya kubyara hanze kubera iki nyine yuko ushaka yuko ajya kuhadabuta umwana niba uri kubisaba ngo arashaka ngo umwita ngo papa uwo mwana umuntu yakicara akamutoza uburyo azajya amwita papa ubundi akanyura akibyo kumbwira ngo najye kubyara hanze ntabwo bibaho. ibyo ndabyumva cyakoza ubanza yaramutse agiye no kubyara hanze ku mugani waba utakiri nawe ngaha muri ubu rugo njye ntabwo nshobora kubana nawe aho kugira ngo tubane ahubwo namwica ntabwo nta gihe nta moto kugira ngo ajye kubyara umwana hanze. rwose mumeze muti mwifashe neza nyine ni ibyo ngibyo urebye gusa nimara kumenya ko warwaye nanjye nahise nza kureba ukuntu nawe umeze none ndi kubona umeze neza pe mwana ndaho ariko nahuye n'ikigeragezo kitoroshye sinabona uburyo mbikubwira. umusaza wawe yansanze kwa muganga agira atwara impapuro z'imiti bari banyandikira aza kuzitwara ndategereza ndaheba iyo ntagira umugiraneza waje ngo amvuze bampa imiti wari gusanga narahwereye naho ubundi byagenze mwana we erega mama nanjye mfite ibibazo wagira wari uzi ko umukazana wawe atakwemera ko nanjye ntekereza ko mfite umuryango wari uzi ko nanjye niyibye kugira ngo nze mugereho ariko se mwana ndakumva kuri uyu muhungu wanjye umuntu watinyutse akanta mu bitaro azi neza ko nari nkeneye n'imiti
akagenda uba ari amahoro. ngo yagiye hanze niko numva bavuga, gusa urugo rwiwe rurimo akagambane gakomeye. ariko karakomeye niko ngo bimeze bite aho mu rugo? nyine umugore wa Profesa yirirwana na murumuna we, birirwa bamubitagura bamenaho amazi, mbese nta mahoro magirira. Imirimo nkirirwa nyikora njyenyine, nta kintu bakora, bakaza babinukira. Mama nanjye ubwanjye sinuje, gusa wumva yuko nindamuka ninze n'ahangaha, nindamuka ngezeyo ni ukuri baranyica pe. ahubwo reka ngende naza gutira. ariko umuhungu wanjye batazibeshya bakabeshya kuko yagiye mu mahanga. ntabwo umuhungu wanjye mbizi neza ko yantererana, ntabwo mbizi ko yantererana. batazibeshya, ntabwo uwo muco umwana wanjye awufite. ahubwo ibi bintu ni ibyo kwitondera kandi bigakurikirana. Mama birababaje. ubwo se urumva atari byo? ni gute se namwemerera ko ajya kubyara umwana hanze? ubwo urumva ko hari ijambo naba nyifite nk'ubu ngubu, ahubwo amahirwe ni uko ari ibanga ntakeze. abimenye urabona ntaruraramo, nawe ngo umwemerere ngo ajye kubyara umwana hanze. ahubwo mbere ashaka ko wangira inama y'ukuntu nakora akazi kose ubundi mbikize. ariko ke ni iki kirimo kiratuma wiheba? kuki utumva yuko wenda igihe cyazagera ukabona urubyaro? kandi ari wowe wirirwa umbwira ngo umura wanjye waranyereye. noneho hari induru y'abarya abakecuru, mana nyagasani, arimo amaransenya wakandangiza. mabukwe we wagira ngo ni nk'iningiri biri kuvugira mu gutwi kwanjye. urumva ubwo se ni gute ntakwiheba? be kandi mfite ikibazo. ubu sindi kwibaza ukuntu nyina w'uyu mugabo yavuye mu bitaro, umuhungu wafunzwe. ndibaza ninde yishyuriye amafaranga. ariko ndashaka ko icyo gishoboka ku buryo njya kumurika nkamurangiza nkamurangiza neza. naho umuhungu we gereza yibayemo, naranze nkagaruka nkica na Joy. kandi Joy sinshaka ko azava mu rugo, azakubyo atazamenya. shake sinamenya impamvu nyine ubwo mukecuru nyine sinzi uburyo umukecuru yaravuye kwa muganga kandi nyine umuhungu we wafunze. gusa nyine icyiza kiriho nuko nyine awuhezemo. urumva se atari byo? umugambi wanjye atari uwo koko, ahubwo nawe ugomba gushaka kumufasha. mukuru wanjye yarabizi pe, ndagukunda, ariko ntabwo byoroshye. wenda sinahita mutererana cyangwa se ngo mpite mvuga ngo yego nzabigufasha, ariko nyine biragoye, nawe urabyumva. bitaduhira se umugabo azava muri gereza ryari? erega buriya nta nubwo mabuka nyanga. icyo nziza ngo ni uko ntabyara. shaketi buriya hari isomo ngiye maze gukura muri ibi bintu. buriya n'ubwo abakobwa benshi twihutira gukuramo inda, ariko ntabwo tujya dutekereza ingaruka zizavamo nyuma. reba nk'ubu ngubu ukuntu bimaze kukugira nk'umusazi, kugeza n'aho wumva yuko wagenda ukaba mu isi ya wenyine. sinzi nimba uri gutekereza ibintu biba birimo biragenda biba, ukabitekereza nyine ukabireba. ntangaho urugero nyine. oya sha, ntabwo ari kugutangaho urugero pe, ariko nyine nawe uzajya ubanza nyine birebe nk'umuntu mukuru. uraho mwana wawe? mama reka mvuge nk'abanyarwanda ndaho ndakomeye. ariko se mwana nakwibajeho birebire, ni gute ushobora gutinya ukanta mu bitaro utishyuye ibitaro nta miti unguriye, uzi ko nari ndembye bene kari akageni?
wabitewe n'iki? mama sinzi ko nabona uburyo mbivugamo ko mfite intimba, mfite agahinda kavanze n'umujinya w'umuranduranzozi. mama uzi ko ngubu nari mfunze. ngo ufungwa? Oya mwana wa wakoze iki? Wazize iki? mama njye nta buryo nabona nabikubwiramo. Kanakumira mama ndakubwiza ukuri bamfunze, njye ndi kugira ngo ni burage turi kuganira bisanzwe, turi guseka, nta kintu cyabaye, ntacye. Ngiye kwisanga agenda nzi ngo ni imikino, nzi ko ari nk'ibintu nyine nk'uko umuntu mwafarana mukagera nta n'umunsi ko muri kuganira. Shiduka gereza nyigezemo ahubwo no kuyisohokamo, ni nk'Imana ije ikifungurira. none se mwana wa n'ubu ndacyakubaza, n'ubu ndumva byanyobeye byancanze. Wazize iki? Wakoze iki? Ni ikihe kintu wakoze iki? mama uri mu bitaro nagiye nshakisha amafaranga ahantu hose, nyura mu nshuti zanjye bambwiraga bose ijambo rimwe, nshakira ahandi ngaruka ngo nabanye neza ntabwo ndi buyabone. Uwo ngezeho akanshibura, uwo mpamagaye akanshibura, kugeza naho harimo uwo nahamagaye umwe muri bo arambwira ngo nze ngurire inkoko ngo n'inzoga. ndavuga ati wampaye ibyo bihumbi 20 basi nkugura imiti. Keza rero umutima nzungurutse umutwe biranga, ngeze mu rugo ndavuga ati mfate decision ngende ngurisha radio, kuko nabonaga nta bundi buryo mfite ntaki. Wenda nimbura n'umuntu yingurira nyigira ingwate ariko mbona amafaranga kugira ngo ubone imiti. Ako si umama nabikubwira gute kugira ngo basi byumvikane. umugabo agiye gusohokana iradi, agiye kugihonga inda yaraye nkubita, aha hose nashize ngo arankubita imfunira nakubwiye ko yaraye nsekiriza. n'ubu ndi kuvuga gake aramutse asohotse akabyumva noneho yahita ndimbura. Ntibyumvikana. ngo arakubitaho leta itabona ngo nashize. Haracyari abantu bahohotera abagore gutyo? Rwose nimujye kumumfungira. Ntabwo byumvikana. Niko bimeze? Nimujye kumumfungira. Hano Mwe mumutware rwose. Mumutware mujye kumufunga. siko ndikumbeshya. Nakubeshya. Umva mugabo, Iki se? hagarara. Polisi. Abaye iki se? Ibyo yakoze urabizi. Iyo radio ijyanye. Nisanga si wanjye. Ayishyiriye indaya, ayishyiriye amahanga. Umuntwarire rwose mujye kumufunga. Warangiza ukongera guhohotera umugore wawe. Njyewe se? Ibyo ndakubwishe ni wabivuze. Ibyo bintu wavuze wabisubiramo? Ntiyaragukubita. Ntabwo arayigukubita wowe. Njyewe Umva mugabo, nta maka nshaka kujya nawe. ubu se umugore wenyine mfite muri iyi si nkunda urya namuhora iki? Uramukunda. Noneho amarira ari kurira ari kwiriza. Avuze ko iyo radio wishyiriye indaya. None urayisohokanye. Urumva atari ibimenyetso biguhama. None se umugabo ntatunga itungurika mugoboka. Niba mfite ikibazo runaka nkaba nshaka kugikemura nkavuga ati nifashisha radio nkajyane, bihuriye n'ibyo ngibyo urukumbira. Nyuma sukarara nkubita gutya, reba aha hose nkubita ngo yankubise imfunira ngo agize. Ngo kubitaho leta itari bubone. Ariko narumiwe. Ariko ubundi gutinda mu busa. Gereka manze nigendere noneho ubundi bindi turaza kubijyamo. Uretse. Urabona? Urahohotera umugore. Tasoni. Ndumva ntazi kabisa. Sinzi ikibazo ngiye kiri muri ibi bintu. Umva mugabo, ndabona uri umuntu wiyubashye. Udatuma nkujyana nkwambitse amapingu. Cyane tugende. Kandi ibi bintu barabimbwiye ndabipinga mbica amazi. Zamuka tugende. Ahubwo iyi radio nayo bijyanye. Oya, ndumva utayisiga yayijyana.
ndaza nzayisangayo cyangwa se nawe azayizana ntafunguye. Akoze ko nari nzi ko ndi kurota. Sheri urakomeje koko? Umva mugabo. Sheri basi wandebye mu maso basi. Urakomeje? akureba iki icyo yavuze bacyumvise kandi nkubwire wa mugabo mu cyubahiro wumva wiha wowe wiha udatuma nkwambika amapingu ukagenda ngusebye muri rubanda niwicisha bugufi turagenda twiganirira ntaho nta kibazo mpaka tugere kuri brigade uyu nawe azaza gutanga ikirego cye neza kugira ngo birumvikane. Nta kundi nyine ubuze uko giragwa neza ubundi si cyubahiro mpaye n'ikingiye ntwaye radio basi wenda niba ushaka kumfunga mbwira nyisige ubundi se none urishiriye indaya komeza imbere mada uzaza gutanga ikirego. mwana nuko byagenze uriya mugore ko ari umugome cyane. mama nuko nguko byagenze shiduka nisanze muri gereza mu buryo ntatekereza ko umugore yangambana bigeze hariya. Njye mama ari niyo mpamvu nciyanga njyewe nje kukugisha inama kuko ngiye ningira mu rugo ndica umuntu noneho njye nasubira muri gereza icyarimwe niba shaka bankatira imyaka igihumbi oya iryo jambo ahubwo risubiza aho rivanye vuba. ntabwo umuryango wacu wigeze kugira igitekerezo cyo wakwihorera ku muntu wamuhemukiye. uramenye umugore wawe icyo namuzizaga ni ukutabyara ariko ubwo mwagiye kwa muganga bakabasanga muri bazima mushobora kubyara rwose mwana wagenda wicire make wicecekere hanyuma rwose uzabyare. ariko mama ngereke kubaza ikibazo kimwe kandi wihangane unsubize aya magambo uvuze akuvuye ku mutima wari wayatekereje cyangwa aragucitse? mwana ni ukuri ibintu byose nkubwiye mbivuze bivuye ku mutima wanjye kandi n'ukuri kwanjye kose. mama urambabaje gusa. umva rero nkubwire mwana wanjye rwose ubu niba wari ufite n'umujinya muri gereza uwo mujinya wivanemo ucururuke wubake n'umugore wawe. erega mayo buriya hari n'igihe wanamwirukana waza n'undi nawe akaza ari wa wundi. njye nakugira inama ko wakwituriza kandi mwana wa baca umugani mu kinyarwanda ngo wirukana umugore uguguna igufwa ukaza n'urimira bunguri. ibaze rero uriya araguguna ibaze uzanye urimira bunguri wabyitwaramo cururuka uce make wubake rwose. oya mwana wanjye. umva mama ubundi reka nkubaze ikibazo kimwe. waje kuva kwa muganga wakuye he amafaranga yo kugira ngo wivuze? watashye ute? se waturutse ibitaro? byagenze gute ubundi? mwana wanjye icyo ngusaba ntanze ucururuke rwose umutima wawe utuze. ikindi mwana wanjye cururuka rwose kuri ibyo mbajije ntanze utuze umutima wawe ugihamye. ikindi kandi mwana jya gushaka narakubwiye ntuzahubuke. ubwo rero tuza ucururuke ubundi ibindi. ariko mama ubu ikibazo ndi kukubaza ni kiri kunsubiza cyangwa uri kwivugira ibyo wishakiye? nakubajije ngo byagenze gute kugira ngo uve mu bitaro ibindi tubyihorere. erega mwana wanjye cururuka rwose cururuka mwana wanjye ntabwo nifuza kuguhomba ubyumve neza. ikindi ko ibyo kumbaza by'uko navuye mu bitaro Imana ikoresha abantu. uzi umugore wawe ibintu yankoreye yarangemuriraga ngaha uyu munsi inkoko ejo ifi potaje ya mu gitondo
hanyuma ngiye kubona mbona Imana iramukoresheje, ngiye kubona mbona n'amafaranga y'ibitaro arayishyuye n'imiti arayigura. naho ubundi ibyo byaba by'imijinya numva ko nyine yambereye umuntu pe.